Mbanje kubasuhuza abakunzi b'ikiganiro Amazina Live, kuba mudukurikirana igiciro kinini turabibashimira cyane. Igihe mwumva kandi ugiye kubagezaho iki kiganiro ndi Yvonne. Ngusaba gukora subscribe, share ndetse na like kugira ngo ujye ucikwa n'iki kiganiro. Tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina William, imyitwarire yabo, ibyo bakunda ndetse n'ibyo banga. Mbahaye ikaze. Izina William ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko mu Kidage cya kera, aho William bisobanura umurinzi wifitemo ubushake bukomeye cyangwa intwari irinzwe n'imbaraga z'ubushake bwayo. William ryaje kumenyekana cyane mu gihugu cy'i Burayi kubera William de Cocha, umwami w'Ubwongereza w'ingenzi mu mateka mu kinyejana cya 11. William bisobanura umuntu ufite ubushake bukomeye, w'inyangamugayo kandi ufite umutima wo kurengera no kuyobora abandi. Iri zina William rihagarariye umuntu ufite intego, w'intwari, utajya ucika intege kandi wubaha Imana n'abantu. William aba afite imbaraga zo kuyobora, gutekereza kure no guharanira amahoro n'ubutabera. Imico y'abitwa ba William. Ba William baba bafite ubushake bukomeye. William ntatinya ibigeragezo, iyo yiyemeje ikintu akigeraho byanze bikunze. Ba William baba abanyabwenge, batekereza kure, batekereza uburyo ibintu bigomba gukorwa neza kandi bigirira abandi akamaro. Ba William ni abayobozi karemano, bakora ibintu bifasha abandi kandi bakabikora mu rukundo no mu mucyo. Ba William bafite umutima w'impuhwe, nubwo bafite imbaraga baba bagira umutima woroshye kandi wita ku bandi. Ba William kandi baba biyoroshya, nubwo bafite abantu b'icyubahiro ntabwo bishongora. Ba William bakunda gukora ibintu yateguye neza, atangazwa n'ibintu bitunguranye. Ni umuntu uhamye, wiyubashye kandi uzi icyo ashaka. William iyo ari mu bantu yihagararaho ariko akumva abandi neza kandi ntakunda gusakuza. Akunda kugira intego mu buzima kandi ntakora ibintu bidashobotse. Akunda gukunda mu buryo bwimbitse, ntabwo ajya akunda by'amarangamutima gusa. Mu byo ba William bakunda, ba William bakunda kwizerana n'ukuri, bakunda amahoro n'ubumwe mu bantu. Bakunda kugira inshingano zifatika no gukora ibintu bifite intego. Bakunda gufasha abandi mu buryo bufatika atari amagambo gusa. Ba William bakunda ubuzima bufite gahunda, ntibishimira ibintu by'amanyanga cyangwa by'agateganyo. Ibyo ba William banga: yanga ibinyoma n'abantu batizerwa, yanga abantu batita ku byo basezeranya, yanga kwakirwa icyizere cyangwa guharabikwa. Yanga uburiganya, ubusambo n'amashyari. William kandi yanga abantu bakomeretsa abandi cyangwa badashyira mu gaciro. Mu buryo bwimbitse, William ni umuntu w'ubwenge, w'imbaraga, ufite ubushake bwo kuyobora mu kuri n'urukundo. Akunda amahoro, ukuri n'ubutabera, yanga ikinyoma, uburiganya n'ubusambo. Ni umuntu w'intwari, uhorana intego n'ubuzima bwiza ndetse akabikorana umutima mwiza. Ubusobanuro bw'izina William ntaho burangiriye. Niba wakunze iyi video, nagusaba gukora subscribe, share ndetse na like. Ufite icyifuzo cyangwa igitekerezo cyangwa izina twagusobanura, ukatwandikira muri comment, tukazasubiza mu kiganiro gitaha. Murakoze, mugire ibihe byiza.